hari akantu kamaze iminsi ga trending The Ben ari niba yari mu kabari afata umukobwa gutya bijya bikubaho nawe njyewe eh njyewe rero ndi kubera ko nta video yanjye urabona n'imwe imeze kuriya. post wakoze ni nayo ngewe naguhamagariye hano post wakoze uvuga ko abahanzi bo mu Rwanda barambiye bakoze amazuka ararambiranye niko ngewe nayifashe ati zuku zirarambiranye urabyandika ubishyira kuri state kuri story nyine udatinya utavuga ati baraza kuvuga ko ndi umuhanzi cyangwa ngize iki ukavuga ati ibizuke reka turabirambiwe dukeneye creativity yindi dushobora kujya hanze ibyo bintu icyo washakaga kuvuga cyane cyane ku buryo abanyarwanda bakibona kuba byanditse magambo matoyi kirambuye ya urumva nge ikintu nagerageje ngiye kugarukaho ati mitimi bimeze bite ubu ufite abana babiri sabo ngubu wallahi mfite abana babiri yarabe asereka mu baze ukamo kubizi miziki ko nta mafaranga arimo ariko uribaza ko utipashe muremure ni wari gutegereza nibura ukazatangira nk'umurima gahinga ukabiteranya ukagira ku dufaranga tundi tuza twiyongera ku muziki noneho ugahita ubyara ukagira n'umugore mbasha uzi ko wabigezeho ngese ndi umuhinzi kazi none se ko abantu barimo bararira ko umuziki nta mafaranga arimo kuba ufite urugo utunze urugo n'abana babiri wowe uyakurahe wibaye nge ntago niba none se bigenda gute where do you get the money kugira ngo natwe tuze na music rega ntago ushobora kubona ubushobozi bwo kuyikora ari ukora yonyine you understand none se ukora iki kugira ngo Juno nawe agikore arongore turamuhaza muzamuhamagare mu mubaze nyine araza bakubita ibisubizo bigiye byose afite yapanze gahunda ze buri wese afite ukuntu yapanze gahunda ze ufite imyaka ingahe ukama yanyara ni ukuvuga ngo mu kwa 11 tariki 29 nzaba nuruje imyaka 24 ufite abana babiri n'umugore ku mugore umwe cyane ewa kabisa urakoze ngiye nk'umusilamu mugenzi wawe ndagushimiye ewa na barakallahu fikum amina ya rabbi urakoze cyane kabisa isu yongeyemo abantu none se nta kuntu bidindiza umuziki famiye nta kuntu bidindiza umuziki oya n'ubundi ngiye naje gusanga kuri movement zanjye zabanje n'ubundi nta cyahindutse no kuvuga ngo akenshi ngewe iyo mfite ibyo ndi gukoraho muri music yanjye binsaba gufata igihe kugira ngo nza delivering ibintu ngiye amarangamutima yanjye yishimiye ibintu numva ko ari ibintu bifite ireme ari ibintu nakoze atari ibintu napfuye gukora just kubera ko numva ko mfite rush yo gusohora indirimbo ndazifite najya mpora nzisohora ariko hari ukuntu bashaka ko mba ndi kugerageza gucreating ibintu bishyashya bitandukanye n'ibyo n'ubundi nsanzwe mfite mu rwego rwo kugira ngo n'abandi bumve n'abantu banjye cyangwa abantu bakunda ibikorwa byanjye baze no kumva ibindi bintu biri different ku rundi ruhande tu hari akantu kamaze iminsi ga trending The Ben niba yari mu kabari afata umukobwa gutya ugiye kuri ngewe n'ubaga ari umufana nabita so wowe nawe ufite umugore ibyo bintu bijya bikubaho iyo bikubayeho bigenda gute cyangwa wowe nk'umuntu nawe uri muri situation imwe na The Ben ibyo bintu byumva ute nge rero buriya kubera ko nta nubwo ndi muri situation imwe na The Ben buri muntu afite situation yiwe ariko uko biri kose ngewe kurira nabibonye nabonye ari nk'uko umufana yaza kugusuza nyine ukamwereka uwo muntu tu ukamwereka ko nabidanje nyine yaje kugusuza ukamwereka ko umwishimiye ukamwappreciatinga nge nicyo nta kindi kintu nabonye kirenze icyo ngicyo kabisa bijya bikubaho nawe
njyewe eh njyewe rero ndi kubera ko nta video yanjye urabona n'imwe imeze kuriya. kubera nta video Kubera ko kubera nta nta video video yanjye yawe. n'imwe urabona imeze kuriya, Mm. urumva njyewe hari ukuntu nyine, Mm. hari ukuntu mba ngerageza kugupushinga tu gake gake. ntabwo bijya bikubaho. Oya, ni ukuvuga ngo urimo bishobora uradefanda ikintu utakora. si ukuvuga ko ntabikora, Mm. ahubwo wenda nuko burega ibintu byose biba muri right time, nanjye wabona igihe cyanjye cyo kubikora kitaragera. Ah. Nose ni ukuvuga ngo nyine waba ushobora kuvuga ngo ugiye kuvuga ngo ibiki n'ibiki, ugasanga nawe ejo bundi n'ubundi wisanze muri same zone. Okay, so ni ukuvuga ko wowe iyo situation ntabwo irakubaho, ariko bishobora kukubaho nawe nta bidanje ni ibisanzwe. Ntabwo ari ibintu bya danje kabisa, n'umuntu wese byamubaho. Mm. So ikindi kintu rero cy'amatsiko ni ikintu post wakoze, ni nayo ngewe naguhamagariye hano. Post wakoze uvuga ko abahanzi bo mu Rwanda bakoze amazuka ararambiranye, niko ngewe nayifashe. Ati zuku zirarambiranye, urabyandika ubishyira kuri story nyine udatinya, utavuga ati baraza kuvuga ko ndi umuhanzi cyangwa ngize iki, ukavuga ati ibizuke reka turabirambiwe, dukeneye creativity yindi dushobora kujya hanze. Ibyo bintu Okama ushobora kongera kubyelaboratinga mu bantu tukareba n'icyo biteke, n'icyo washakaga kuvuga cyane cyane ku buryo abanyarwanda bakibona, kuba byanditse amagambo matoya kirambuye. Ya urumva ikintu nagerageje ngiye kugarukaho, mu artiste nicara nkanaliza nkareba nkavuga ati wenda kuva muri 2020 nibwo njye na stepinze no muri music industry, njye naje ubundi hagezweho afrozouk, sibyo? Urumva arizo movement ndi kubona zisigaye ziriho cyane. Urumva n'abantu baba upcoming benshi nabo baraza kubera ko baba yaratangiye kubona avuga ati wenda abantu bose nabonye basigaye baririmba zuke, nanjye kugira ngo ibintu byanjye babyumve reka shaka ukuntu nkora akaririmbo k'akazuke. Kandi ugasanga for example yaje ari umupeta ushobora kuba yaririmba nka dancehall neza cyangwa R&B. Urumva njye ibyo bintu ndi kuvuga njyewe ni ibintu, iyo ni manipulation njye nagiye mbona too big time cyane 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 cyane. Hari abajene banjye banzi ko bashoboye kuririmba ibintu runaka neza cyane, yaba akigera muri industry nkabona yaratripinze bya danje, asigaye akora indirimbo nyine ameze nk'umuntu w'umu cloud chaser gusa, atakiri kubara music, atakiri kuvuga ati ndashaka ko bizagenda gutya. Rero ngiye kandi njyewe mu bitekerezo byanjye nekereza ko buriya umu cloud akenshi abantu rero muza kudukurikira ni abantu mukunda umuziki, abanyamatiku mugende, abashaka gutwika mugende, ubu tugeze ku muziki. No kuvuga ngo rero njyewe impamvu nk'ibyo bintu mba mbibona, ibyo ni ibintu bikunda kubaho inshuro nyinshi. Ugasanga umupetaje ashobora kuririmba wenda dancehall, R&B cyangwa whatever, cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose, ariko ugasanga ko hari ibintu biriho ako kanya na wa muntu mugiye gukorana ari kukobrija gukora cya kintu, kubera ko ako kanya ntago biraza kugorana ko ahita yizerera muri bya bintu byawe waje wizereyemo,
warahita kumanipuletinga akubwira ati ibi ngibi nibyo biri gukora, kandi ugasanga at the end of the time bya bintu n'ubundi wowe uragenda ukabikora igihe kinini, wamara kubikora igihe kinini ukabona n'ubundi nta hantu bihuriye no kuba warakoze ibyo wowe washakaga gukora cyangwa ibyo wakundaga. You understand? n'ubundi ukabona n'ubundi situation ni zimwe, kandi noneho iyo uri gukora ibintu ukunda, noneho nkanjye wo mu muziki ntekereza ko iyo umuntu ari gukora music nziza kandi afite aho ari gushaka kwerekeza ibintu, iyo umuziki wese urimo urakora nyine music nziza, afite aho ashaka kuyerekeza, ayifitiye n'urukundo tu, hari ukuntu we yinjoyinga kuba yakoze indirimbo nziza bihagije gusa, cyangwa atitaye ku bantu bagiye kuyumva cyangwa abashaka ko bazayumva, ariko we nk'umumiziki kuba yumva ko iyo ndirimbo ari nziza yujuje ibisabwa kugira ngo bibe ari indirimbo nziza. Ntekereza ko kabisa ubu ngubu ari ikintu kigenda kigabanyuka, kubera ko urumva niba dushobora kumara ukwezi kwa mbere dufite hit ya Zuke, kwa kabiri dufite hit ya Zuke, kwa gatatu, kwa kane, ntabwo biba bivuze ko hari kubera iki wabivuze Flomiyana ari ubwisohotse? Flomiyana impamvu nabivuze ibi bintu wabikomojeho Flomiyana ari ubwisohotse, ni ukuvuga ko Flomiyana niyo example bishobora kuba byarahuriranye, ariko n'ubundi njye ntabwo ndi kumentioninga Flomiyana kuko n'ubundi bishobora kuba byarahuriranye, wenda bigaterwa nuko abantu babifashe, ariko njye n'ubundi ni movement nari maze igihe kinini n'ubundi njye ntekerezaho, ndumva ntarya nabivuze yarasohotse, yari itarasohoka ariko yari yasohotse. Wabivuze ku munsi yarasohoka, byarahuriranye nuko nari maze iminsi numva iyo movement, kandi noneho njye urumva kubera ko njye ndi umuntu wikundira n'abantu bari talented cyane, mba maze igihe nyine nikaraga ahantu hatandukanye, ngenda numva imiziki y'abandi bajene bari kuririmba nyine imiziki myiza itandukanye n'ingi bari gusohora. Ase ari abantu banditse muri comment bakavuga ati wowe wakoze iyawe ukabyihorera, ni iki? Narabibonye, narabibonye ibyo bintu banditse, narabibonye, kandi njyewe no kuvuga ngo ntabwo navuze ikintu njyewe ntari ready yo kuba nanjye nagira icyo ngikoraho. Kuko usanga umuntu ahita yandika muri comment ngo wowe ngo utarabikora, ndi kubikoraho mu minsi mike ndabakubita result, njye ndimo ndabikoraho, kubera ko njye nyine ntabwo navuga ati hari imbere ndi kubona umuriro uri kwaka gutwika ngo nanjye njye kuwishoramo, kandi n'ubundi namaze kuvuga ko uri gutwika abakoboyi narabibonye. So no kuvuga ngo rero njyewe ibyo ni ibintu ndi gukoraho, kandi very soon baraza kubibona ko ari totally different n'ibyo bari nyine uko nshaka kubyerekana, ndakeka ko ari nako bazabyakira tu. Ingaruka zabyo bikomeje nk'uko ubibona cyangwa nk'uko utabishyigikiye, katuvuge buri kintu cyose kigira repercussion, kigira ingaruka. Ingaruka zo kuba abantu bakora zuke uko ubipinga, urumva zabyo si n'ikibazo cya Zuke, si n'ikibazo cya Zuke, ni ukuvuga ngo wenda tutaza kubigera Zuke, haracyaburamo ikibazo cyo kuba aba artist bo ubwabo baba capable yo kuvuga ati njye nshoboye iki ngiki, I'm doing my art. I'm doing my art. Ariko aka kanya kubera ko ushaka kuba hari ukuntu wowe utekereza ibintu, ushaka kuba uri kubona ibintu muri angle yawe, cyangwa kwa ko wabonye ko bya nawe ukumva ko ariyo movement ugiye gukomeza, nawe ariyo movement uri buze gukomeza, kubera ko wabonye ko ari movement yahiriye mugenzi wawe. Kandi noneho ugasanga wenda sometimes ibyo bintu bikoze atari nuko wowe wari ubikunze, ahubwo kubera manipulation n'ibintu nyine bigenda biza utamenya ngo ni biki, usanga wowe ucika intege, kandi usanga nyine abantu benshi bakunda gucika intege tu. Kandi impamvu bacika abenshi biba binumvikana, iyo umuntu adafite umutima ukomeye muri music, ni ibintu birangira nyine wa mutima nyine iyo udakomeye urahagarara. Rate for me Flomiyana out of 10. Njyewe rero Flomiyana shasi ntago sorry, ariko njyewe reka nkubwize ukuri, sibyo? Out of 10 njyewe reka nkubwize ukuri, njyewe kuva iyo ndirimbo yasohoka ntago nakubeshya ngo nari nicara ngo nyumve ngo irangire kabisa, ntago nzi ukuntu nyine, ntago nari nicara
ngo numve ngo ku buryo nayumva nkayiratinga, ntabwo ndi kuri iyo level. Inshuro nayumvisha cyangwa se n'igihe nshobora kuba narayumvishaho, ntabwo kabisa navuga ko ngiye kuyiratinga kuri iyo level. Ntabwo nakubeshya ngo ndayiratinga ko sindicara ngo nyumve, ntabwo sindayumva. hari uburyo ushobora kuyumva turi hano? gusa rero ngewe reka nkubwize ukuri rero ngewe sibyo, ni ukuvuga ngo ngewe ku giti cyanjye ngewe nizera ko ari indirimbo idafite icyo itwaye, ni indirimbo idafite icyo itwaye, ni indirimbo idafite icyo yica mbese muri make. Ngewe bro, ngewe reka nkubwize ukuri Dumba, ngewe rero kugira ngo ngewe nzatunge indirimbo y'umukoboyi muri phone yanjye, bisaba kuba nyine ari nziza kuri rwa rwego rwa nyuma, ku buryo ngewe kuko ngewe nyine buriya ngewe buriya sinzi ukuntu ngewe urumva, sinzi ukuntu mba mbitekereza, bisaba kuba ari nziza kuri rwa rwego rwa nyuma. Ni izihe ndirimbo utunze muri telefoni yawe zitari izawe? Mfite uturirimbo twinshi, mfite indirimbo ya Shami bita ngo uzambwire, iriya ndirimbo si bumvisha ko ari nziza. Nkunda kumva Sean Breeze sometimes inshuro nyinshi. Sean Breeze? undi muntu nkunda kumva hari uwo bita Kent, uramuzi? Ni umwana mutoya bita Kent uririmba R&B, uririmba neza cyane kabisa. hari undi mani, ariko njyewe urumva hari abantu mba niyumvira nyine bashaka, hari abantu na beat ubuzima buriya nawe numva music yewe cyane. Hari abantu njye bashaka kwiyumvira kubera ko hari mba mbona ko wenda sometimes twebwe industry itaraba realizing ngo imenye ukuntu ibintu byabo bimeze, ariko nkanjye nagize amahirwe yo kubimenya mbere, so ngatangira kubya understanding. ni ukuvuga ngo ngewe akenshi nkunda kumva music zigiye zitandukanye, buriya na Christopher ndamwumva, Daniel Ngabo, buriya Daniel Ngabo nawe ndamwumva. urebye ngewe nkunda bagutumye abahanzi batanu bo mu Rwanda, watwara nde? abahanzi batanu bo mu Rwanda ku bantu magute se? Bakakubwira ati Okama, ugahura n'umuntu urasohotse ugeze muri United States, umuntu arakubaza ati uturuka he? Ati nturuka mu Rwanda. Akakubwira ati mbwira abahanzi batanu beza ukunda mu Rwanda, cyangwa mbwira abahanzi batanu mu Rwanda. Abantu bashobora kurepresentinga batanu. bishobora guterwa rero, urumva kenshi iyo tugendeye kuba umuntu akunda, bishobora gushiduka byajemo n'amarangamutima. ariko njye ku giti cyanjye ntekereza ko muri abo bahanzi hataburamo Bruce Melody, ntekereza ko hataburamo The Ben, ntekereza ko hataburamo Meddy, nkatekereza ko hataburamo fune nkande wundira. Bro, mu Rwanda abahanzi batanu baba ari bake tu. Kankubaza abangaba Mike Kayihura na Kivumbi na ndi mu muntu wabashira ku mwanya wa kangahe kuri top 10? Mike Kayihura na Kivumbi rero, Mike Kayihura, Kivumbi andi mu muntu muri top 10 waba ku mwanya wa kangahe? abo bantu rero, abo bantu ni abantu bamaze gusobanukirwa ko gukora music nziza ariyo key. abo nabo ni abantu bamaze gusobanukirwa ko gukora music nziza nyine ari key muri ibi bintu turimo. rero abo ngabo byangora kumenya aho mbaklasa, kuko urumva ni abantu navuga ko industry ni abantu navuga ko akanya ari abantu wenda bashobora kuba bari gupopinga cyane muri industry, ariko njye ku giti cyanjye navuga ko ari abantu b'abahanga, kandi buri mu artist ashobora kwigiraho ibintu byinshi bititaye ku njyana uririmba cyangwa iki. Ni abantu b'abahanga, kandi ni abantu baririmba n'ubundi ni abantu basa nk'abatekereza kure, kubera ko bakora music batitaye kuri cloud, cyangwa se batitaye ku bintu biri gukorwa ako kanya, biri kuba ako kanya. Bo bakora music bitewe na feelings, kandi abo nibo ba real artist, njye niko mbyizera.
umu artist wese ukora music kubera ko yabonye amapiano biri kudunda agahita agwamo akagenda, abari aba entertainer ntago abari aba artist. kubera ko baba entertaining abantu just ntago ari aba artist. rero umu artist ni umuntu ukora ikintu kimurimo, nabe influenced n'abandi bantu bari kumubwira ati bikore gutya nibyo bigezweho cyangwa nibyo, kuko umu artist ubundi niwe uba wiyizi neza avuga ati hano nyine aha ibi nibyo bintu ushobora gukora neza kurusha ibindi ni wowe ubizi. kandi akenshi rero twebwe kubera gustepinga no muri industry umuntu agifite imyaka mike bisanga hari igihe ugeramo bya bindi ukunda cyane ntaba ari byo utangira gukora, ahubwo kubera ko wenda wahuye n'abantu kandi ugomba kumva ibyo bari kukubwira ku kanya. in the meantime ugomba no kumva inama zabo kubera ko bagutanzemo, ariko hari inama ushobora kumva uri umu upcoming artist zikaba ari n'ibintu byagufasha guhita wamamara vuba vuba, ariko ukazashaka kugaruka muri wa murongo wawe urimo wo kuba umu real artist byararangiye, kubera ko waramaze gustakinga muri zone nyine nawe utasobanura tu. Element bamuvuga iki? Element navuga ko ari producer mwiza, navuga ko ari na producer njyewe nagiyeho umugisha kubera ko niwe wankoreye indirimbo ya mbere abantu bakayimenya, akankorera iya kabiri ikaba mega hit. so navuga ko ari umu producer uri talented kandi njyewe nagiriyeho umugisha, kandi uri no gukora neza tu. njyewe niko mbitekereza. Imiririmbire, uvuga ku miririmbire n'indirimbo. Indirimbo za Element rero kubera ko n'ubundi ari uwa wiproducinze uko biri kose, ni umuntu ufite touche nziza, so ni n'umuntu ugerageza ku releasinga indirimbo zigiye zitandukanye bitewe na genre yahisemo cyangwa se bitewe n'aho ashaka kuba ari gufitinga muri ako kanya. njye ni umuntu kabisa nawe numvishe ameze neza muri zoke kabisa. ameze neza muri zoke kabisa. Element ameze neza muri zoke. so Element but indirimbo udakunda kenshi Element ni uzikora? oya ni ukuvuga ngo Element indirimbo ntakunda ntabwo ari cyo kibazo. ikibazo ufite cyane cyane kuri industry, umuntu ugisipiya headinze ni Element. ukamabure baba bamuhamagaye, ariko ibi biganiro ufite n'ibyo biganiro, ibi biganiro connection zanyu, ibi biganiro nibyo biganiro abantu muba mushaka ko aba influencer bakora, ariko still biba bigoye kugira ngo tuze dukore ibiganiro nk'ibi mu gihe tutabahaye. nk'ubu ngubu turi abantu 300 n'iki twakamuye, twatangiye turi abantu hafi 800 700, twakamuye twakuyemo nibura twakuyemo abakunda umuziki 300 kugira ngo tuvuge ku muziki. ntabwo twatangira tuvuga umuziki ngo bizakunde abanyarwanda siko bameze, uretse ko n'abantu muri rusange ntabwo twavuga umuziki bakunda ibintu byubaka tu. so banyarwandakazi, abantu munkurikira benshi, nimuzajya mubona naje nkavuga utuntu tw'udutiku, nkavuga utuntu tw'udushegu, mbashaka kugira ngo nkamuremo abantu nshobora gusigarana benshi mu gihe nshobora kubaha ikintu kizima, ikintu kiri mu bwenge. iyo ntumbagiye live nkatangira kuvuga ibintu by'ubwenge abantu ntabwo baza. so ibi bintu bya social media nabyo ni ukubishyiramo ubwenge iyo ushaka gukora iki, ushaka kubigutwikira. so abantu muri aho ngaho 888 Ruserora Longe ukama ntabwo mugarura, turarangije.
nanjye ngende nkora ibindi bintu nabahaye show jemba nabahaye show abanyarwanda ndashaka kubabwira ko the number one entertainer afite indangamuntu, the number one entertainer afite indangamuntu y'u Rwanda muri East Africa ni njyewe. Urebye neza no muri Africa nshobora kuba ndi kwisonga. So nuko nguko ubwo mba ndangije. Wowe uri Montreal aho niho barira uri umunyarwanda, genda urye ibiryo by'abanyarwanda. 288 Rusero Rabiri Nongei Montreal. Bon appétit. N'inzoga na byeri n'iki n'icyana ushobora guhurira n'ibyana biba biri